Nitwa ni Mutoni. Nakuze nk'abandi bana bose. Nderwa n'umubyeyi umwe. Kwiga bigoye. Naho nsoreje mbura akazi ndetse n'urukundo rwo mu buto bwanjye. Ubuzima bwakomeje kutubera ingorabahizi. Mpitamo kujya gukora akazi ko mu rugo. Nubwo nako bitanyoroheye. Gutotezwa, guhagikwa, iryo funguro ryanjye. Urititizwa iki? Sheilla uramumagara kuko ibintu nkore nibi ahubwo abaye make nuko numvaga nta mbaraga afite mu nzana indogo cye nkwamagara inshuro ya mbere, inshuro ya kabiri, inshuro ya gatatu, inshuro ya kane nza kureba muri toilette ngiye nta matwi ugira uba wayicariye wowe niwe mbaza aya matwi yabo baba kutumva kwa ubundi wowe aya matwi nzayaca ndakubwiye ngo kora ibyo urimo nubisoza nsange mu cyumba habyo nshaka kubwira kandi ungirire vuba utaninze mu munota umwe Ibintu byiza byose biri imbere yanjye ese dore nk'iki ngubu koko nticyaguze burugene ntakitayeho ahubwo ko naje nkakirenza amaguru nigendera nakomeje kurarizwa ko mwagiye muzangiza tuzangiza se tuvazangize ubu ziko yibo mwarazikoze gushya kuva kare ziba zibaze gushisha zimeze neza nk'izo kuntu zimeze ubu ziziri umuntu yazikata nibura zimaze kugera hano ubu zabakwara imboga nziza zishishe kuryo n'abara bose muri butike bari kujya baza guturanga none ibi byose mwabifashe nabi nk'ibintu byoroheje nari kubyo mwita ku bukene umuntu bafite ko ubu umuntu ajye kugura imboga hano hari imboga zingana gutya nakumama nk'uko ntabwo wangirira umuntu nakubwe njye kugira ibintu bijyanye n'iki uko utazi ibintu umuntu acamo byagenze gute se Uzungu mama naremewe kuruha naremewe iki kandi basuzanyemo n'amarira menshi bitangiye kugera gute ko ntagahinda kajyaho kwibasira agahinda n'ikica kagira mu iyo migani ntabwo yishaka ndimenya ko turi abantu basenga mama amaze kuba insuzugurwa narabibonye ko byagize gute bakuru hariya nkorera umukobwa wahazame ni hamazi mama yankoreye ibintu kari agakobwa se njye mbonaga hari gatoya gutya ukita agakobwa none se njye mvuga ngo ni inkumi se isuzuguru yabaho yankoreye ibintu bya mfurambi uzi umuntu uzaka kumenaho amazi nta n'ikintu umukoreye gusa ntabwo umwe mwatongana nongana mfite nta n'ikintu umwe mwapfuye habe ari ifataraza kumena amazi wewe mwana yanjye menya ko uriya mwana akora igishoboka cyose akakubangamira paka wiyenze bakwirukanye simbyumva bimbwire neza byagenze gute bitangire neza wongeye ubisubirire mama nacyo kugusubiriramo menya ko nasuzuguwe menya ko amenaho amazi menya ko nditorosha muri ruriya rugo ni kandi kuruvamo se nduvemo ngi nerekeze kugira byo ntabwo nakwemerera ugomba kubyihanganira kuko ni unagenda ibyo ubona gase tuzabikura kwanga kandi byose ni amakosa yawe none nkora iki mubwira ngo ureke bakurongora kandi ni cyo kuri buriya rero hari ibintu by'inshimisha rimwe na rimwe bikanambabaza iyo umbwira gutyo wowe wajya ukabwira Chris kari we nibura ukiri mutoya akaza kambera umu Allo Oui, je suis avec Sheilla. ni sawa Meze neza se baye kino nota. kubera iki se Shamamagaye nyina ya masaha ndi mu kazi. uri mu kazi kandi amasaha se saa 3:40 hafi saa 4 uracyari mu kazi Ntabwo ndataha nyine uyu munsi nakoze cyane
nagize abakiriya benshi. Sorry nyine banza. Imibare bikarangira. Sorry nyine banza utanga izo service ariko nyine urumva nanjye nka mubyara wawe mba nagukumbuye reka. Nabura ko mumbura sikayiti gusa ufite ingeshi ufite ngiye mayitazi ni wawe ngiye buri kimwe cyose. Urumva nyine ntago nabura kugukumbura mba narakumbuye na story zawe. Ubundi ngiye wajya nsura Sheilla ndajya murazi wahanye. Ahubwo ndagushaka ugomba kuza ukansura. Nibyo uhora. Uzi ukuntu mufite story se za danje? Yego se. Mani mufite story ishyushye. Ugomba we nimbwira muri make. Oya ntago ngiye nkubwira kuri telefone story mfite ahubwo uzi ukuntu wanayigura se? Yego. Umva watumaze mu gitondo. Mu gitondo ahubwo nukuri mu kazi ahubwo naho ubundi ubuje ubu ngubu nukuri mu kazi ariko ejo ntaribi wowe uze inkuru mfite iragurumira. Umva se none se basi nizere ko uzangurira basi nzoga iwanyu bamugize barokore wowe uzazigure basi zibwe mu cyumba. Ibyo nta nubwo ari ibyo umbwiriza. Uzasanga zidebye uzagira ngo ugeze muri depo ya Burarirwa. Wowe rwose uri hejuru cyane. Iby'iwacu ngo byaba abadeperi ngo ngiye ngo sinanywa inzoga reka ntago byakunda. Ubundi we bimeze bite ntabwo murabona umukozi haryo? Wapi? Biki? Wapi? Yarata Sheilla turamufite ariko nkanga kubi. Nyine Sheilla reka nkusezere. Bye nyine uze kurara neza. Nta kibazo ariko ndumva umukozi umubara nk'udahari. Hano hari ibyo. Bye Sheilla. Nari nahenje sho. Sawa ngaho nkupira. Okay. Ese ubundi amakuru ye? Aha. Chris twaraburanye. Ntabwo tuheruka kuvugana kuri telefone ariko nyine ameze neza. Cyambere ni isezerano dufitanye kudahemukirana. None se ko mudaherukana kuvugana kuri telefone gusa ni icyizere mu mutima wawe? Mama Chris yamaye icyizere kandi yaragikoreye kuva kera. Ubwo rero nubwo twaburana kuri telefone mba numva ngomba kuguma kuri icyo cyizere yamaye. Ibyo nibyo urumva ugomba kujya ubizirikana. Niba yaragusezeranye ndagiye kwiga ariko nzaza kumusanga. Rero nta n'undi mukobwa azakunda. Habe rwose nge ibintu nasengeye kandi uvuga ngo muramusengera. Uriya mwana ndamukunda. Ujye niyiriza se? Ako se nawe twirirwana koko wenda. Ntabwo iyo mfashe amasengesho ubibona. Mama rero nsengera na kariya gakobwa kanyorohera. Turaje turamukubitisha amasengesho. Kandi uzabura ko atazagupfukamira. Yego. Akagusaba imbabazi pe. Akaguharira uwo wakunze. Sibyo rata? Kana kagira umushi, mama kagira umushi. Ma agira mwana nimba cyakoze nuko cyangwa arakanaka. Uskunu ari yarezwe barwe. Hari n'ukuntu abana babakiri batubahemurira. None bakajya bababwira imba aciriye ahandi. None hajya imbere ya papa, ageze imbere ya papa we. Yigize n'ikigoryi ngavuga iki kikobwa. Nubwo sari nuko ndangiye ntazi papa wanjye. Nuko ndanigeze mumenya. Wenda nanjye nari kumutetaho kuriya. Hari abantu nyine bakabya. None ugasanga Semana papa yarateteshaga basi. Ewe akiriwe yarageragezaga nuko ntacyo namushinja. Mama, kuko reka ngende. Ndabona udushokoro twanyice. Hano hari udushokoro twishe. Kwanza ngende. Nasubwo turararira dodo. Hari nta gitoki kiri mu nzu koko. Nase gushaka inyama nk'izo z'abakire. Aha, nakutageze mbabare. Baye ngushimiye. Impore dore kuzugwaho hano ahubwo. Genda uhate ka gatoki hanyuma ushyire muri tudodo di. Hanyuma ureke umwana yarya hakiri kare. Ubuzima ni indorerwamo ibintu byiza byose biri imbere yanjye. Ese navukiye kuruha. Hey, wari ugiye?
ni wowe hobe moyo ngo nanubwo wananirwa oya ntabwo naguteruka nuzi sindi mutoye ntabwo banshobora aha nahe bimeze bite museze uyu muntu ngonze aranshaka yiki nyuma y'imyaka ingahe ongera umobere yesa shimwe wagira ngo uracyakunda abahungu nyine basi nterura numve ukuntu ufite wabaye bogari gusa yagize umuntu udufotora none se meze uti meze neza warahindutse imyaka ingahe imyaka 5 mwana we cyane ubona arabamukira none se oya sha nta bukire gusa narangije kwiga mbona buruse nkomereza hanze ubu ngubu nyine mu Bushinwa niho nabaga ngiye kwiga ibintu byo kubaka wowe se byagenze bite sha mugira amahirwe abandi bana baravukana shangiye byaranze reba ariko ukuntu meze reba nyine ndaho ngaho ndacitse nengeye ku mushiti wanjye utuye hano hirya ho gatoya imvura se yaguye kunyagiwe sha imvura yanyagiye ariko nta kibazo nta modoka ugira ngo iki wese arayigira ko mbona kugenda n'amaguru wirukanye imihanda yose wayizengurutse njyewe ariko urabona ko ndi muri siporo shangiye nta modoka agira nta n'igare ngira oya ubundi niga moto ariko ko mushiti wanjye tuye hano hafi nje n'amaguru kugira ngo nyine ngeyo basi wonyine wabonye akazi kwiga wowe byaje kurangira wakomeje university byagenze bite nta bya university nasoje kwiga secondaire mbona akazi gasanzwe nyine ncururiza umuntu nyine mu mujyi n'ubundi umuntu ariga kugira ngo azabone akazi bibonye akazi bibaye nanjye rero nuko gusa sha amaze iminsi mike yangeze mu Rwanda nasanze harya naguze ko ndakundanaga na Kawane ahubwo ndabizi urukundo rwanyu ndarwibuka sha noneho ubu kwese wamutereye ivi nizeye ko yateye ivi ndimuterera se mukuye naragarutse ngeze mu Rwanda nanone ndacyari mu kazi ko kumushakisha naramubuze nasanze barimutse kandi nimero ze nazo narazibuze nyine nahinduye phone zigenda kuri mail ndazibuze ashaba ngo murabagome umukobwa ukunda mwakundanye nyine urukundo nkarura mukiri mu Rwanda ukiri mu Rwanda ngo wagiye hanze uzi ko namukundaga ntari maze ugiye mu mutwe ubwo waboroka ibintu by'ibiformire byo ku ishuri urumva ukajya kuboroka n'amanimero y'abakobwa kandi ufite telefone wayisavingamo ubu nyine nimero z'ufite nazo mfite ahubwo wamfasha kuzishaka gute kubera icyo hinduye nimero ubu nayo yarakubuze ndabizi ngo yararwaye yararembye wanera gukunda ku buryo iyo yakuburagaho gatoye yarahangayikaje ubu yarakubuze na binange ndamukunda cyane ndamukunda ndamukumbuye sinzana tuzahurira uko bizagenda ubu rero ngenda avuga nti ibi bintu ushobora kuba birimo Imana ubwo duhuye rero reka nkubwire ndabizi ntago wazi gute wamfasha iki nta bashuti be muhuje umva rero ukuntu bimeze telefone nayisize kandi njye ntago nazijya mu mutwe urabizi ntabwo ugira na telefone ufite hano wayisize ko ndi muri siporo mbwira nimero zawe ndaziboroka nje ndaguhamagara ndi mu rugo ngo nimero ziwe urazifite neza muri telefone yawe zirimo nje ni umushiti wanjye wani n'umushiti wanjye ndamubonye umukunzi wawe uramubonye cyangwa umbwira ahantu utuye nzaza kukureba iwawe waje se ubundi nkajya kwakwereka ko mbona n'imvura imeze nabi ni hafi se ni hafi ahangaha ubu saho naringiye waza kujyayo nta ribi tugende mu rugo tugende mbere genda unansura uzimere wari uharenzeho gatoya agahinda nikisha kagira mubi ese kuki nge mana ingaruka z'amakosa ntazi nkeneye gutabarwa hari inzozi zanjye saba impamvu waramutse Sheilla ibyo se birangiye ubu se urabona turi ku rwego rumwe ku buryo uza tukicara ku meza amwe urabona ndi ku rwego rumwe nawe ku buryo uza ukicara ku meza ukaza nyine ugafata igikoma tu warushaka gusuka warangiza ukicara he mu zihe ntebe zande icyo ugomba kumenya ni uko njye nawe tutari ku rwego rumwe reka nsuke ngende fata ibyo usuka ugenda ujya kunywera iyo izi ntebe we ntabwo wemerewe kuza kuzinyweramo fata se ugende mva imbere jarambwiye ngo nta kibazo ibyo ntabwo bindeba shiguka hejuru ugende fata ibyo ufata ugenda ujya kunywera mu gikoni iriya
we ntabwo wemerewe kuza kunyweramo hano. Sigaye no gakira rwose ndakabya. Genda unywe byuma ariko ushinzwe. Ihuta ariko. Siko wagira ngo mbande kukunukira basi njye mbanza noye. Sinkajye mvuga ngo nawe umvugiremo. Ndavuze ngo genda. Ntuburi. Basi reka mbanze nkongere noneho ikindi nanjye mbona ukuntu. Icyo namwe yarwaye bararwaye bakimaye se. Usuko Sheilla. Ako wagiye wumva. Ngerageza uko nshoboye kose ngo tubane neza ukabuta ubushaka buri gihe kutantega amatwi. Basi ndakoze kimwe ngo se imbabazi ariko tubane neza. Ariko uri kigeragezo muri uru rugo uri iki? Kuki utumva? Ibyo ubimenye ko utagomba kuza kunyweramo hano. Aho unywera urahaza. Ngujije na peti. Ubuzima ni indorerwamo ibintu byiza byose biri imbere yanjye. Ese navukiye kuruha biranze mpindutse makuba. Agahinda n'ikishakagira mubi. Ese kuki njye mana ingaruka z'amakosa ntazi. Sheilla, ujye unywa inzoga? Kabiri kangahe we winjira mu cyumba cyanjye udakomanze? Mu Itabi. Ibyo se birakureba? Ndakubaza ngo kabiri kangahe nari gutwikisha muri iyo sura yose nkayigira umwanda. Kabiri kangahe winjira mu cyumba cyanjye udakomanze? Ndakubajije ngo kabiri kangahe winjira mu cyumba cyanjye udakomanze? Nibyo nkubaza. Sheilla, unywa itabi n'inzoga. Mama arabizi? Mama wanjye. Shimye ko uvuze ngo ni mama wanjye. None ni mama wawe? Ni mama wawe cyane mama wanjye? Ndakubwiye ngo kandi ikintu ubonye ahangaha. Urukumva? Ibintu ubonye ahangaha. Nzumva uri kureba? Nzumva n'akadomo kamwe hari uwo wabibwiye muri uru rugo. Ubu surigira iki? Ariko Sheilla, hagati y'ibintu njye. Ese Sheilla, Yani njye mu itabi. Ziba cyangwa mwiki? Mwiki ubibona?